muraho cyane. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Muri amahoro, mumeze neza, muratekanye. Ndabasuhuje cyane 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 uyu munsi. Mbahaye n'ikaze kandi nanone nk'uko bisanzwe murabibona ko nagarutse. Ntabwo ndi njyenyine. Uyu munsi ntabwo usanzwe habe na gato. Uyu munsi nasuye abantu nabasuye nabo baradusuye, niyo mpamvu bari ahangaha tujya kuganira nabo. Mbere y'uko rero tuvuga ibintu byinshi nk'uko bisanzwe, reka tubanze dushime Imana hanyuma dukomeze. Turagushimiye Mana yacu nziza, turaguhimbaje cyane, dushyize izina ryawe hejuru, kuri mwiza, wabanye natwe mu masaha yose yatambutse. Tugiriye ubuntu n'ibambe, tugeze muri aya masaha, turahumeka, turatekanye, izina ryawe rihimbazwe. Dushyize mu biganza byawe ubuzima bwacu n'imitima yacu, kugira ngo abe ari wowe uganza, utwiyoborere. Bane natwe, imbabazi zawe, imbaraga zawe abe ari byo bituganza. Dusabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. So, uyu munsi rero ndi kumwe n'umushyitsi nk'uko nari mbibabwiye mu kanya. Ndi kumwe n'umushyitsi, ntabwo ngiye kumuvugaho ibintu byinshi, nta nubwo ngiye kumupresenta kubera ko ari hano kugira ngo atwibwire. Use mvuge ngo ninde? Birancanze ngo mvuge ngo ninde. Arabibwira. Sibyo byiza buriya? Yego. Nibyo byiza, ariko mbere ko dutangira, reka tubashimire ko mufashe umwanya nanone mukaza kuri no YouTube channel kureba ikiganiro cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha, kandi nk'uko duhora tubivuga cyangwa se nk'uko tubyifuza, hamwe n'umwuka w'Imana, iki Imana izajya ituma bino bintu nicyo bizajya bigenda bigakora. Umugambi wayo, kandi ugomba kugerwaho uko byagenda kose. Imana rero guha umugisha ko waje nawe. Ndagusezeranya ko ari byiza byiza byiza. So, reka rero guha umwanya Vanessa utwibwire. Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Mbanje kubashimira mwese, mbanje gushimira abadutumiye, mbanje gushimira cyane urukundo twasanze hano. Rwose turabashimiye cyane 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 cyane. Twabonye ukuntu mwamwakiriye, twabonye ukuntu mwabikunze cyane, twabonye ukuntu mureba, mutera ama comments, byose turabisoma, turabikurikirana. Dushimiye buri muntu wese ufata umwanya akaza akadushyigikira, bagushyigikiye natwe baba badushyigikiye. Turabashimiye rero cyane yuko bafata umwanya wabo bakareba, bagatanga ibitekerezo, bakongera bakagaruka. Rwose arabasezeranya ko ibintu bikomeza kuba byiza kugira ngo mukomeze mugume hano. Yego. Hanyuma amazina yanjye ni Vanessa Umutoni wa se. Yego, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo umwe. Yego, dutegereje umugisha w'urubyaro. Ubwo ngubwo ni umugabo, turacyari bashyashya mu rugo. Yego, bari ibyo ngibyo. So, tuguhaye ikaze. Irindi zina yitwa Musinga. Nanjye rega nitwa Keva. Yego, nanjye nitwa Musinga. Uko mumbona nahinduriwe amazina. Twahinduriwe amazina. Hari ukuntu Imana igira neza ikakongeraho akazina. Kazina keza k'umugisha. Ariko Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Imana ni nziza. Yego, none twabwishe ubwo ngenda kuvuga ko nitwa Musinga Vanessa. Musinga Vanessa. Nanjye nitwa Dorcas Cleve. Ni ukuri. Amen. Ni ukuri. Imana ibishimirwe. So, Vanessa, tuguhaye ikaze hano. Abantu benshi bagiye batwandikira muri comment, turashaka Musinga na Vanessa, byatumye nyine tugira umwete wo kuza kubashaka nyine ngo mutuganirize, mutubwire abo bantu babashaka bababone. Mu by'ukuri twarabibonye, kandi ikintu tubasezeranya ni uko muri abashyitsi bahoraho. Yego.
bazajya bazi igihe cyose mwabashatse mujye mubabwira muti ni bazi uhite wandika muri comment ndashaka ko azatubwira iki azaza don't wait nta kibazo azaza rwose tuguhaye ikaze rero so watwibwiye amazina hanyuma turashaka ngo utwibwire Vanessa ni muntu ki Vanessa tukubonye uri mukuru nk'ukuri ariko Vanessa muto Vanessa w'umwana Vanessa nyine ni muntu ki wibwire nk'umuntu ushaka kuba ukubonye bwa mbere ko nkatwe kubera ko maybe dushaka kuba twarakoze ama interview menshi ntabwo ari menshi nk'uko mbivuze ariko kuri jyewe bitewe n'ukuntu ama interview ari utuntu dukomeye cyane hari akenshi nyine twagiye twivuga abantu bakagenda batumenya n'abatatuzi bazakomeza batumenye ko turi hano ku bwabo so rero niyo mpamvu nshaka ngo wibwire umuntu ukubonye bwa mbere utakuzi Vanessa ni muntu ki umutoni wa Vanessa umuntu ki murakoze natangira ubwo umukobwa nakuze iwacu turi papa na mama baracyariho yego navutse turi mu muryango w'abana 4 ni njyewe mfura ni nanjye mukobwa njyenyine abandi ni basaza banjye baracyari batoya yego nakuze rero bisanzwe nk'abandi bana ukuntu bakura papa wanjye na mama wanjye twarakuze nyine babonye umugisha w'umwana twe turakurikirana cyane turi nk'abanje kwako iwacu bakoreye Imana cyane kuri kabisa rwose yego ndakunda kandi njyenyine hashize igihe gito cyane hazana abasaza banjye bagenda bakurikirana yego ubuzima bwari ubuzima busanzwe urebye twagiye tuba mu bintu bitandukanye narize primaire nk'abandi bana maternelle primaire secondaire na kaminuza biragenda umfasha ko ni ubwa mbere ari kuba uri kamera ni ubwa mbere ari ibintu byose ndi gukora hano ni ubwa mbere mbikoze uragenda umfasha umbaza wenda ibintu n'ibi Vanessa w'umwana mutoya ni ryari watangiye kumenya ubwenge ukavuga ngo mpuye n'ikintu gikomeye n'uyu munsi ukibuka ukiri mutoya uhuye n'ikintu gikomeye kuko mu bikomeye niho twigira niho dukura ubwenge Vanessa w'umwana ni iki kintu cyakubereye challenge mu buzima kigatuma uba umukobwa mukuru uzi ubwenge kikakwigisha kugeza uyu munsi ukaba uvuga uti iki kintu cyabaye mu buzima bwanjye sinzakibagira murakoze it's kind of hard kubivugaho cyane ariko muri makeya challenges zagiye zibaho cyane nyinshi nkuko mbivuze nyine ndi imfura iwacu akaba ari nanjye mukobwa njyenyine urumva nasaga nkaho nyine ndi mukuru mu bavandimwe banjye nakuze n'ubundi iwacu nyine ari njye mukuru kuba uri n'umukobwa urabyumva hari izindi nshingano akaba uri mukuru nawe ukiyongera ko ari we mukobwa wenyine nta wundi usa rero nkaho akenshi uri nko mu cyimbo cya mama wawe kwereka abasaza bawe uko bagomba kwitwara ibintu byinshi bitandukanye challenges rero zari zikomeye kubera imiryango ntabwo byari byoroshye yego papa wanjye na mama wanjye hajemo utuntu tutameze neza aho ngaho niho nyine navuga ko byari ubundi mbere byari bisanzwe nyine nk'uko nabivuze nakuze nk'abandi bana ariko bigeze hagati nyine ntibyakunda bisa nkaho ari njye usigaye ndera basaza banjye iwacu iwacu batakibana nimba ariko nabivuga sinzi byari bikomeye cyane gusigara muri basaza banjye ari batoya cyane nanjye kandi nari muto cyane nari muto ndibaza naringaga troncome yego nari nkiri muri troncome urumva umwana mutoya utarakuriye mu buzima nk'ubwo ngubwo utaze se bimeze bite utarabaye trend nyine ngo abe ari umuntu icyo kintu agiye kukibamo yaramaze kugitegurirwa yaramaze kugira urumva n'ukubona bibaye nyine akesha abana ntago tuba tuzi ese niki kintu kiri kuba mu rugo niki ntago tuba tubizi iyo imyanzuro rero ababyeyi iyo bayifashe
twebwe ntabwo tuba tuzi nyine ngo Bitugiraho bitugiraho ingaruka tuba cyane victime. yego kuko urumva keretse wenda babicaza bakabibaganiriza bakabibateguza ariko ababyeyi akenshi niba hari n'ayo makimbirane niba hari no kutumvikana ntabwo ari ibintu baza kubwira abana akenshi keretse wenda iyo muri bakuru wisanga usigaye ukabisa urimo hagati kandi nta ruhare wabigizemo keretse wenda nk'iyo muri bakuru bamaze kuba abantu bakuru cyane nibwo wenda papa wawe cyangwa se mama washobora kukubwira ati rero urabona bimeze gutya na gutya ariko twe twari abana cyane siritu nkanjye njye nari mutoya cyane ubwo basaza banjye bose niwe mbavuga kuko niba ari njye wari mukuru noneho nkaba mvuga ko nari n'umwana urumva bo bari abana cyane rero ntabwo byari ibintu nari nzi nari narateguye nari narihuguyeho ngo menye ngo bizagenda gute byari bikomeye cyane urumva kwisanga mvuye ku ishuri menyereye ko nyine iyo tuvuye ku ishuri dusanga mama mu rugo yateguye ko akunda abana bavuye muri interna yateguye ibyo kurya n'iki ugeze mu rugo noneho usanze ntabwo ariko bimeze urugendo rero rwatangiriye aho rwari rukomeye rwo gusanga noneho mu rugo bya bintu nasangaga mama yakoze ahubwo ngomba kuba ari njye ubikora kugira ngo basaza banjye bamere neza numvaga ntifuza ko nyine bagira njye nabaga mfite nk'agahinda nyine mbabaye kuko numvaga situation nyine ibintu ukuntu bimeze ariko basaza banjye nkabo ntabwo babyumvaga yego ariko njye ubwo nari nzi urugendo dutangiye ko rumeze nari mbizi narabibonaga nkavuga ibintu ntabwo bizoroha ariko abana kuko barajya ku ishuri barataha bakarya neza nk'ibisanzwe kutabona mama wabo wenda baravugana aza kubasura babumva ari ibintu bisanzwe bidakomeye cyane ariko wowe nk'umuntu mukuru uvuga uti ubu rero urugendo ruratangiye ngiye kuba umumama mu rugo ngiye kumenya abakozi bazabateka gute ngiye kumenya musaza wanjye yagiye ku ishuri ama homework n'ibiki kandi nanjye ibyo bintu ndarindi muri situation yo kubikorerwa kuko ndacyari umwana ariko ubuzima nyine butujyana aho bushaka niba ariko nabivuga ubwo rero urugendo rukomeye challenge ikomeye y'ubuzima yatangiye icyo gihe ubwo batandukanaga hasigara nyine mfite basaza banjye batoya ngomba kujya kwiga ngomba gutsinda nyine ariko gutsinda bikaba bigoranye kubera izo stress gutekereza urumva utwana ngiye ku ishuri muri secondaire two dusigaye mu rugo barakiga muri primaire abandi bari muri maternelle bari batoya ubwo ndi ku ishuri ndi gutekereza none kuko urumva kuko nabaga nzi ngo mama arahari nabaga nta kibazo ariko noneho ngiriye muri vacances ngasanga ntawe gusubira ku ishuri no gutangira gutekereza ese ubu mukozi aba yabagaburiye ese ubu bajya ku ishuri bambaye neza ubu ntago bambara uniforme zisa nabi utangira uri umukobwa wenyine uri imfura utangiye gufata inshingano noneho zo kuba mama ku myaka mike cyane nari mfite imyaka 12 gutyo numva nari mfite 12 yego 12 ni mikeya ku mwana utarakuze mu rugo ibyo bintu abibona utarakuze nyine avuga ngo wenda hari ukuntu ukura mu rugo wenda batanahari ariko ngiye kuba narakuze ku myaka 12 buri gihe mbabona bahari nkahita nisanga ako kanya ntarabashije kubanza gutegurirwa mu mutwe n'ibiki byose ngo mpite mbyisangamo. It was kind of hard, very hard. Byari bikomeye cyane pe. Ndi kwibaza ku myaka wari ufite icyo gihe impamvu ya mama wawe warabashaga kuyumva ukumva ni byari ngombwa ko abikora gutyo yabikoze. Yego kuko mama wanjye ni inshuti yanjye cyane abantu wenda hari batuzi hari abantu batuzi wenda nko muri secondaire ahantu nigaga no kugeza n'uyu munsi mama wanjye ni inshuti yanjye cyane urumva rero nyine nkuko nakubwiye nari mukuru nsa nkaho ari njye mukuru narabibonaga ko nkabibona y'amakimbirana hari abahari ubibona ikindi mama wawe nubwo bwose atarahari ariko yarakurikiranaga akamenya ubuzima bw'umwana. Imana imuhumugisha kuko mu buzima tubamo ku isi umuntu hari igihe ahura n'ikintu gikomeye kigatuma afata umwanzuro ukomeye nk'uwo wo kwiyanga mu by'ukuri ni ukwiyanga ariko Imana imuhumugisha kuko biri kose yarakurikiranye. Uzi impamvu njyewe navuga ko ari nkako byagenze ariko njyewe ari mama ndavuga umbyara kuko njyewe mfite mama ndavuga umbyara by'amaraso we dutandukana natandukanye nawe ntanatandukana na papa
Imana inyihera mama kuva icyo gihe dutandukana maybe ko nongeye kumubona nka rimwe cyangwa kabiri kandi ku myaka mike nk'itandatu gutyo rimwe cyangwa kabiri ariko ndakijijwe ndi umukristo mama nubwo atagihari wambyaye ndamukunda kandi Imana niyizi impamvu byagenze uko byagenze rero mama wawe turamushimira cyane ko uko byagenze kose yakurikiranye akamenya ubuzima bw'abana so Imana imuha umugisha yego we kandi bivuzeho gato we mu icyo gihe ibyo byose izo situation nkubwira ziri kuba ngiwe ahubwo nkanjye njye nabaga mfite ubwoba mvuga se mama uzabishobora ukumva ni ngiye ahubwo ufite impungenge cyane ariko akambwira ati niyo napfa abana banjye bakaba bahari nyine nkaba mzi ngo ndabakurikiranye kugeza ku mwuka wanyu ndavuga ariko mama aho kugira ngo tuzakubure waragiye ahubwo twakubura uhari ukajya uza kudusura ukajya umpamagara kuri telefone bikajya ari ibintu nk'ibyo ngibyo urumva rero we mbere yuko agenda ni ngewe nasa nkaho nabyinishije we yarabifite mu mutwe nyine ari kubivuga ariko akagira challenge y'abo bana akajya avuga ati kugenda nagenda yego ariko se ubu uyu mwana ungana gutya we nta kibazo wenda umaze gukuraho gato ariko se utu duhungu tungana gutya ese ubu muzabishobora nyine ukumva ko we aracyafite za mpungenge z'umubyeyi zo kwibaza ningenda abana banjye bizagenda gute ariko ndabyibuka ndi muri vacances nyine mbere yuko ibyo biba vacances yabanje kuko nduva yarabyabaye nko muri second term vacances ya second term first time rero turi nko muri grand vacances nibwo twicaye kumva kuganira n'ibiki turarira cyane ariko mbwira ati tubigenze gute ndambwira nubwo nanjye ntakubwira ngo genda akakanya ariko ndabibona ko ari yo maherezo ndabibona ko nanjye ubwanjye ndi muri situation nk'iyo urimo nubwo ndi muto ariko ndabibona ko ni ikintu nagakoze rero aho kugira ngo ngewe uzagende noneho tukubure burundu igendere uzajya udukurikirana wenda niba wanaba hafi ahangaha ukaba igihe cyose ngize ikibazo nkakuvugisha cyangwa iki ariko byari ibintu twaganiriyeho before yuko abikora arambwira ati uzabishobora n'ibiki nkambwira ntabwo nzabishobora nkuko nabibabwiye ngo ni ibintu bikomeye ariko it's better yuko ubuzima bwawe nawe tuba tubusigaranye tubufite so rero urumva ko twebwe stories nubwo zenda gusa ariko zo ziratandukanye kuko ni ibintu twumvikanyeho njye nawe ariko ntago nari ndi ready yuko icyo gihe nyine nsanga byabaye wenda turi ku ishuri umwana wari ukeneye urukundo rw'ababyeyi babiri cyane cyane no nk'umwana w'umukobwa wenyine ushaka guteta mukuru uba wumva nyine mama wawe ari umuntu nyine niwe ureberaho niwe ukuba hafi so none Stephanie akabazo gateye kamatsiko nk'umwana w'umukobwa ubonye ibyo bintu urakuze ugejeje imyaka yo gushaka ni gute utari ufite ihungabana ryo kuvuga ngo bitazambaho ukisanga nawe washatse ubwo ntabwo ufite rwose na mama wanjye wenda arabizi cyane ndabivuga arabyumva cyane nakuze ndumva nakuze nyine ncaririye cyane hano banzi barabizi ngira umujinya nyine ndakomeye ntago ngira ibintu ibyo byose biba byaraturutse aho ngaho abantu benshi ibikomere byinshi cyane nakuze rero ndi umwana ushaririye kabisa ndabyibuka ku ishuri hari umwarimu wigeze guhamagara mama aramubwira ngo se Vanessa nta kibazo agira mama aramubwira ati oya nta burwayi bundi agira oya ati se ni ukubera iki ati Vanessa ni wa mwana uko wamusize muri classe bajya muri break akagaruka ugasanga niko akimeze ni wa mwana udashaka kubona ari gukina ari gusohoka hanze n'abandi bana ngo babe bari hanze bigize gute no muri classe ni wa mwana uba wicaye gutyo ntiwamenya icyo atekereza ntiwamenya bya bindi byo gukubagana by'abana n'ibiki byose urumva nizangaruka njye nabaga nicaye nko muri classe ndi kwitekerereza utwana tuvukana ndi kubaza tubu bari mu rugo bonyine papa noneho byagenze gute se ubu none niba tatashye niba bitagenze gute nyine ukumva mu rugo ngewe ndi ku ishuri ariko ndi mu rugo mu mutwe ndi gutekereza ku bana tuvukana ndabakunda cyane ku buryo nyine ntago nashoboraga kuba ndi ku ishuri ngo numve ntekanye nkumva nataha nkumva najya kureba ukuntu bimeze noneho nkanatekereza nyine nk'ibyo ngibyo warumbwiye byakira ngavuga
kuki byabaye se kuki abagabo nkumva nkakura numva ari abantu babi cyane so growing up nakuze mbanga cyane ariko hahandi mama wanjye nyine yajyaga hora afite ubwoba ambaza nyine uzashaka uzaba ready yo kumva nyine ugize kuko navugaga nabi nyine kayumva ibintu abantu bose ndabanga mvuga nabi n'abashuti biwa nyine nkumva nta muntu uri male uri ufite gender ya male muzima mwiza ntabwo nabyumvaga n'abavandimwe b'abagabo nabo arabizi ntabwo twumvikanaga kandi nta n'ikintu bakoze atari no kuvuga ngo abo bantu mbanzi nabi ahubwo just kwa kundi nyine nakuze ku ishuri ndaba nyine ndafite iyo story mbi ndakuze no mu rugo no muri vacances no mu buzima busanzwe naho ndangirije hose nkojya numva hajya mba mu my relationship nyine maze gukura maze kurangiza secondaire noneho niho utangiye kujya hanze utangiye kubona papa wacu arakanira cyane urumva agize gukanira abo basore ngiye nize muri single school wenda babizi muri troncome no muri superiere nta na rimwe nigeze nigana uretse muri primaire nta na rimwe nigeze nigana n'abasore yego urumva nyine ni cyagiko kuko ndebyibuka ndangije secondaire O level papa yarambwiye ngo anjyane lycée de Kigali ntamubaza ngo higamo abahungu arambwira ngo yego ndambwira ntago nabishobora ati se nihe mpamvu ngo bakajya yumva ko ari nko nanga ko bantereta ngo bakandangaza ku ishuri n'ibiki ndanga oya ntago nyine mbishaka simbikunda bisaba ko nsubira ahantu nize troncome kugira ngo banshakire ikigo cya singo ndabyibuka muri troncome ahantu nize abantu twiganye barabizi narahize troncome subirayo no mu wa 4 mu gihe wacu bari kunshakira ikindi kigo cya singo kuko nari nanze kujya muri mix ubwo ndangije mu wa 4 aza kukibona mpita ngenda n'ubundi still ngenda nkomereza muri single school iyo byo byose byabaga ari igikomeye cyo kwanga kuvuga ati ntabwo nakicarana n'umusore muri class ngo nicare nige ntuze numve ko turi ahantu hamwe uruva yego ndinda ndangiza ari uko mama wanjye kajya avuga abasore nyine ngo gusoza unterese wese akajya kumva icyumweru kimwe twatandukanye se mwapfuye iki murumva manye ko ari nakubwiye ko ari umushuti wanjye byose yabaga bize unterese umbajije nimero byose narabimubwira noneho tugahera umva twahuriraga nko ku rusengero tugahurira nk'ahantu wenda papa yanadutumye nk'ahantu tukahita tumuhamagara nuko twabanaga nawe kuko ntitwari twemerewe no kubonana nawe ko aho batandukaniye ntabwo twabaga twemerewe yego na mama ntabwo twabaga twemewe na rimwe kubonana nawe umva twarihishaga urumva nabaga mfite nk'agatelefone nkamwandikira mwana noneho ngiye gusenga aha naha uze kuza kwasengera kugira ngo tubonane ubwo kamva wenda nk'iki cyumweru ati hari umusore wanterese binibi nkamumwereka ibintu byose kavuga ati okay usenga nibiki twazahura ikindi cyumweru nkambwa ngo twarashwanye mwapfuye iki ntago mbizi naricaraga mu mutwe wanjye na n'umuntu n'ikintu yakoze just nkabyuka mu gitondo mva nago mushaka nyine bya bikomere ubu ngubu uyu nawe azakomeza ntesha umutwe uyu nawe nkatangira gutekereza ibindi birenzeho nkumva ko atazashoboka nkabivaho akagenda hakaza undi akamara ukwezi nawe namureba nta n'ikintu bakoze pe just bikanga gukomereka yagikomera bikanga mama rero aza kugira ikintu cy'ubwoba bwinshi akajya ambwira ati umwana wanjye ninjye wabiteye ibi bintu kuba ameze gutya ninjye wabiteye koko iyo mbireka atangira kugira ibikomere nyine byo kumva ko iyo anga issues mfite muri societe urwo rwango nakuze mfitiye iyo gender akumva ni biwe wabiteye ngeraho nyine numva nanjye birambabaje akajya ahora arira ambwira ati se wagiye wihangana kwihangana ntago nakugiraga bino ngo abantu bihangana mu relationship ntago mbizi iyi waranteshaga umutwe nguhamagare cyangwa nkubure cyangwa se nkwandikire message utinde tukaba ari byo bintu dupfa nyine kuko ntago ndi kumva ngo nta kuntu ko kukwihanganira singomba kukwihanganira rwose nuko rero biza gukomera mamaza kugira ubwoba akajya kunsengera akajya agenda ahantu hose mu byumba akantwara akansengera avuga ati ibi bintu bya karande zizakuvemo rwose abagabo nubwo nyine biba byaranze ariko wowe ntabwo uzi igeno ry'Imana yakugeneye boho ku mutima wakira undi muntu wumve ko ni ibintu bisanzwe nta kintu bizagutwara ariko biragorana cyane
cyane pe gukira ni urugendo ni urugendo rukomeye cyane kugenda nyine bishira ntago navuga ngo n'ubu byarashize ariko Imana nyine igenda ikorohereza ko gusenga mama nyine nsengera njyana ahantu ho gusenga kenshi Imana ikagenda ikubwira ibyigufiteho niba Imana ikubwiye ngo uzashaka nzakubakira urugo rwiza icyo gihe nawe wenda n'akakantu wari ufite mu mutwe utaha wumva uvuga uti Imana iromora ibikomere bigashira kandi biriya gusenga n'ubuzima gusenga n'imibereho ikintu njyewe numva nakwifuriza ni ukugira umuryango uhamye ugaterwa imbaraga n'ibyakubayeho kugira ngo abana bawe bazakurane story itandukanye n'iyawe umwana wawe w'umukobwa Imana nimuguha nakura azajye gushaka azi ibyiza gusa mu mutwe we harimo ibintu byiza gusa byo yabonye mu rugo rwawe kandi birashoboka 100% kuko ibintu byose bitubaho nibyo tunyuramo kugira ngo twigishe abacu ntibizababeho Imana rero yarakoze ko yakomoye ukisanga ubana n'umugabo yego kandi bimeze neza cyane bigoranye byaje gukunda rwose ariko nk'uko kandi bimeze neza ni umugisha cyane yarakoze so ikindi numva nshaka kubazaho Vanessa ni umukristo ubuzima bwe bw'umwuka bumeze bute Vanessa ibyiringiro bye ni ibihe ibyiringiro ni ukujya mu ijuru abantu benshi tuganira bajya babizi njyewe nicara nyine nkibona ndi mu ijuru nyine ibyiringiro ni ukujya mu ijuru rwose cyane ndi umukristo ndasenga nubaha Imana ndayemera yego nibwo buzima bwose nyine nk'uko mbikubwiye kugeza uyu munsi no kuba uyu munsi ndiho no kuba ndi mu rugo byose ni Imana ni ugusenga ni ukugenda mama nyine ibwo buzima nk'uko wabivuze nyine ntabwo biba ari bibi cyane ubundi hari ukuntu umubyeyi ashobora kubura ikintu agwaye akaguha Imana akaguha Yesu icyo ni cyo kintu gikuru gikomeye ababyeyi bacu badukoreye rwose pe Imana izabaho umugisha kuba mwaramuduhaye tukamumenya nibwo buzima bwacu nibo turi bo ubu ngubu so hanyuma Vanessa nyine yisanga mu rugo abaye umudamu abaye umugore nyine w'umugabo so umwana w'umukobwa wiviriye iwabo cyangwa se wiviriye muri ghetto aho ariho hose akisanga mu rugo ari kumwe n'umugabo batavukana batarabakuze bahuye bakuze mumenyanye mukuze wiviriye cyangwa ubu nawe wiviriye intuze nyiri mu cyaha hanyuma mukisanga mu nzu imwe njyewe wenda amaze imyaka 5 iri kuba 6 uri kumva ko experience ndi mutoya kuri wowe ariko ndi mukuru kuri Vanessa so noneho tubwire ni gute ibyo bintu byakwituyeho ni gute wabimanaginze ese wari uteguye mu mutwe ese wagiye utangiye kubyiga ubigezemo ni gute wiyumva nk'umudamu mushyashya murakoze ibintu by'urugo ntago ari ibintu byoroshye first of all ariko sibumve mvuga ngo ni ibintu ntago byoroshye mu mufi ko ari bibi ntago kuba bitoroshye bivuze ko ari bibi bifite challenges ariko bifite ibyiza byabyo ni byinshi kurusha challenges ziba zirimo ni izisanzwe nizo mu rugo nyine nk'umuntu ugiye gutangira ikintu ataramenyereye ntago ari ibintu byo mu rugo gusa nunabishira no mu kazi nunabishira no ibintu byinshi bitandukanye iyo ugiye gukora ikintu utari usanzwe ukora byanga bikunda nyine kirakunyuzura nk'uko twagiye tubivuga rero business nshyashya ibintu byose ugiye gutangira ari bishyashya ni ibintu bitoroha ariko nk'uko twagiye tubigarukaho cyane Imana ni umubyeyi muri iyo myaka yose kuva mama nyine yagenda kuva nasigara noneho nsigaranye inshingano z'ububyeyi nk'uko twagiye tubivuga Imana yambereye umubyeyi yambaye hafi Imana ni kwa kundi igende ikwirerera ni nkako nabivuga ikakwigisha urumva ntago papa wanjye ntasenga abanza ataraninjira mu rusengero ngo mvuge ngo wenda yego
ngo mvuge wenda ngo nakuze mbona ngo bakunda gusenga n'ibiki, navuga ko rero ari igihe Imana yikorera ibintu byayo. Hari ikintu ubona mu buzima bwawe ukabona ko ni ukuboko kw'Imana kwabikoze. Iyo biza kuba atari Imana ntabwo uyu munsi nakabaye nsenga, ntabwo nakabaye ndi mu rusengero. Rero iyo myaka yose guhera ku myaka nge 12 kugeza nshinze urugo, Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Izo situation zose, izo challenges zose nagiye mpura nazo mu muryango w'iwacu zanyegereje Imana. Hahandi buri kintu cyose nisangaga, buri situation ngezemo mbaza Imana, ngomba kubanza kubwira ngo nta muntu ndi bubaze. Ikindi cya kabiri, ntago ngomba guseba, nta muntu n'umwe ugomba kumbona. Urumva societe, abantu benshi wenda abanzi baranzi baranaziza izo story zose, babaga ari abantu biteze wa mwana w'umukobwa warezwe na se, akumva ko ari nyine ari ikintu uzaba indaya, uzaba umwanzoga nka papa wawe, uzakora ibiki, nyine akumva ko nta kintu kiza kizakuvaho. Ndwana no kugira ngo mba proving wrong, mbereke ko nyine icyo kintu kirashoboka, ko ushobora gukura ubwo burere wenda bwo mu rusengero, ubwo burere buri basic, ntabwo ari ku Imana ubwayo yo mu ijuru ikamanuka ikaba ari ikwikorera ikora ibintu byose. Narasengaga cyane pe cyane mu byumba uko niyibye, kuko nta nubwo byabaga byemewe. Ku ishuri ugasanga ndi mu ma groupe utuntu twinshi, kugira ngo ndebe ngo ndarwana no kugira ngo wa muntu wavuze ngo he ni murebe ko ukuntu bizagenda, mwereke ko nyine ntabwo bishoboka. Mwereke ko nubwo mama atarahari, nubwo bitari bimeze gutya, birashoboka ko wa mwana ashobora kuvamo umuntu muzima. Ukagenda, ndabyibuka cyane ahantu twabaye, ndabasohoje abo bantu bajyaga babwira mama ati uriya ejo bundi azaba twise dore. Urumva ariko ntago nabarenganya, bakubarira mu bihe babona urimo, sibyo? Babikubarira mu bihe babona urimo, bakanabona no mu isi tugezemo uyu munsi niko biri kugenda. Rwa noneho niba biri kuba ku bana bafite papa wabo mama wabo, ubwo buzima bwabo bwa buri munsi, noneho uyu nguyu we bizagenda gute? Nkajya mbwira mama, nkamubwira nti ntago bishoboka, ibyo bavuga ntago bibaho, kandi koko birakunda. Si imbaraga zanjye, ntago nzi ubwenge burenze ubw'abandi, ntago ari uko nagize ngo mvuge ngo nagize imbaraga zirenze iz'abandi, ahubwo ni ya Mana yavuze nyine ngo ntuzaba gutyo, ntibizagenda gutyo. Nkahora mbisengera, nkahora mbyamagana, nkahora mbyanga. Urumva nako kantu ko kwanga agenda nyine nkajya n'ubundi bigafasha. Hari igihe umujinya ko kuntu ukuze nyine utameze neza, nta muntu wakuzana ibintu by'imiteto by'iki. Ibintu byose rero n'utuntu Imana igenda ishira mu buzima bwawe kugira ngo tugire ahantu tukugeze, kugira ngo bigire ikindi kintu bikuremamo. Uyu munsi nishimira, ndi proud of, nicara nkavuga ngo mu bukobwa bwanjye ndashimira Imana ko byagenze kuriya kose. Rero byari ibintu bikomeye nyine, gushaka kwisanga uri umugore uri iki, ariko byose ni Imana. Even no mu rugo no kugira ngo nshake, byose nabajije Imana, kuko nabaga nzi ngo ese Mana mbikoze bikagenda nk'uko byagenze iwacu. Byatumye senga, byatumye nyine none hari ikintu mpereza Imana nkayibwira, mbabarira amarira narize, agahinda nanyuzemo, ntago nifuza ko n'umwana wanjye azabinyuramo. Ubwo rero yari ahari, yego nyine umusore nabonaga ko bishoboka, babandi bose nagenda nkatira. Mama yagize agira ubwoba, nyine turasenga, ariko tugera igihe Imana iravuga igihe niki. Iyo Imana ikubwiye ngo igihe niki, ureba noneho babandi bari uzi ko bafite potential yo kuba babona wa mwanya wo kuba bagushira muri urwo rugo, ukamufata rero ukamwegereza Imana. Ndasenga, ndayibaza bizagenda gute, ngende turi kumwe nibura. Hortense ni gukunda kuvuga ngo abantu ngo benshi ngo bareka gusenga, bareka gushaka ngo kugira ngo agende avuze ngo Imana ivuze. Abantu uko niko tumeze, bavuga ati Imana nitambwira ngo nuyu ntaho nzajya. Ariko wa mugani we Hortense nyine nkuko abivuga, ukirengagiza ko no muri Edeni Imana niyo yashinze ruriya rugo twakuzeho, twakomotseho rwose, ariko still hajemo ibibazo, kandi Imana ariyo yari yarigushizeho. Bivuze ngo rero nanjye nabaga mfite ubwo bwoba, nubwo Imana yavuga ikambwira ngo ningende, ese ndi kumwe nawe,
am I sure ko turajyanye Yeah. aha hantu ngiye ndabizi neza 100% ko turi kumwe naho byaba bibi tuzaba turi kumwe icyo kintu nicyo na making sure kurusha nuko nanavuga ngo wa muntu arahari ngo namukonfirime nabanje gukonfirima urugendo ngiye kugendamo turi kumwe urahari kugeza n'igihe ikizaba cyose nzamenya uwo mbwira kuko yamaze kumbwira ngo genda mwana wanjye turi kumwe Imana iryo jambo ryo nyine nari ntegereje kuko ntegereza ngo yambwiye ngo nimusinga oya ntabwo iryo jambo ari ryo nari ntezeho cyane yego nabyo umuntu ababishaka ariko njyewe nabahoraga mpangariye Imana nyibwira ngo banza umbwire ko turi kumwe tuzajyana kuko nitujyana izo challenges ntazo nzabona nkuko wabanye nanjye muri ya myaka 12 kurinda ngeze 23 iyo myaka yose warabinyeretse ko ubishoboka nahangaha rero tugendane kuko nzi neza ko niba warabikoze biriya bigakunda nkabishobora bya bindi byose bategaga ibizagira gute ntibibe ni tunajyana hano I'm very sure ko bizagenda neza so na making sure ko rero urwo rugo nduzanyemo n'Imana yavuze ngo genda turi kumwe nahagurutse rero mfite kumva ngo genda turi kumwe ndabyibuka ndi gusengera urugo ndi umukobwa haraga mbaza nyine ngira gute Imana yambwiye ijambo rimwe ntago nzaryibagirwa irambwira ngo mwana wanjye igishyitse iyo kigeze iyo kije ikidashyitse kirahunga igishyitse iyo kije ikidashyitse kirahunga ni ukuvuga ngo bwa buzima bwose wabayemo ntago bwari bushyitse ariko igishyitse kiraje ikidashyitse kirahunze iryo jambo niryo nagendeyemo numva ko nzarinda mpfa icyo kintu ari Imana ikimbwiye kandi koko narabibonye ko nyine niyo yavuze gutyo yego Imana ibishimirwe amen Imana ibishimirwe ndacyari ku mujene mama yego hari utuntu tw'uducarenje umumama mushyashya ahura natwo twinshi cyane nk'urugero nkanjye hari ikibazo natinze kwakira cyane natinze kwakira pe bajya bakimbaza nkumva nk'ubwonko bugiye Nyabugogo urumva njyewe iwacu mu rugo aho nabaga hari ikibazo tutabazwaga cyangwa se tutanabazaga nta ikibazo kivuga ngo duteke iki mama ntabwo icyo kibazo cyabaga ibyabaga bihari byabaga ari ibyo byo guteka ako kanya pana kuvuga ngo turahitamo muri biriya na biriya yego noneho njyewe ngeze mu rugo bagatangira kumbaza ati duteke iki turarya iki kandi ugasanga nyine niwe ugomba kujya kubireba no kujya kubiteka sometimes yego noneho icyo kibazo bakimbaza nkumva ndazongera yego ntinda kubyakira ntinda kubyumva biratinda pe nza kwiyakira nyuma ariko ubu mba mbizi timetable mba mbizi neza yego pe so wowe ni nk'utuye duchallenge wahuye natwo nk'umumama mushyashya wiviriye muri ghetto ukaza ugatangira gufata inshingano zo kwita ku rugo ku mugabo ku muryango abarurimo bose ni utuye duchallenge wahuye natwo utarajya kure iyo uri umukobwa urumva uba umenya utuntu twawe yego twawe wenyine ukamenya uburyo udushyira ku murongo nta muntu ukuri ku mutwe ngo umenye ngo uri wapi ntabwo biba ari bikeya byawe nyine yego noneho winjiye mu buzima bwo kureberera abantu bose muri kumwe nk'umugore mu rugo ni utuye duchallenge ahuye natwo challenge ya mbere ntagenda ntahereyeho niyo ngiyo nyine wavuze ikintu cyo kubaza ngo turateka iki oh my god icyo kintu ntago n'ubu munsi ntago ndacyakira ariko nyine nkuko bivuze akantu kaga timetable ni ingenzi mu buzima yego iyo challenge rwose yo gupanga ngo mu gitondo turateka ikingira umugabo udakunda kurya ngo wenda ngo ribuze ngo umukozi nampamagara ngo mbwiye ati hitumaza ngo rashaka iki we n'ubahwe ku biryo rwose wapi ari wa muntu nyine ntari buhite mbwira umukozi ati none ngewe ibitekerezo byanshiranye baza musiga rero we ubwo yabaga ari njye nyine mva byaragoranye nkajya mbitekereza nkumva biranze nkajya nshiduka nko mu minsi ya mbere nkajya nshiduka bariye ibintu bimwe buri gihe
kandi ushobora kuba niyo ndwara mwari muyisangiye niho hano bigoranira njyewe nari cyanyoroheye ntabwo iyo ndwara twari tuyisangiye njyewe nari bon appétit yego nk'uko bisanzwe iteka noneho njyewe nkaba mfite mu mutwe ibintu ndi kumva nshaka kandi turatandukanye ni nkaha n'icyangugu uri kumva ibyo nshaka ntabwo abikunda njyewe nikundira amafiriti nikundira ibintu by'ibiraho nyine by'ibiryo by'imiceri umwana w'Imana yikundira ibijumba kandi njyewe nta nubwo nzi nuko birya uri kumva iyo challenge biba bisobanuye nyine ni umuntu muhuye mutareranywe mutakuranye avuye iriya nawe uvuye iriya mugiye guhuza ubuzima kandi ufite inshingano zo kumufata neza ukamumenya niba ngende kumva nshaka ifiriti maybe ko watari buzirye niduhurira ku meza ntarye bikaba ngombwa ko utekereza uti none ararya iki rimwe na rimwe niba ari n'umuntu utafashwa n'ibintu by'isahane ukaba ushaka kumubaza ntagire n'igitekerezo nawe ubwe ntabe yumva ari bunashaka iki wese ngutekere iki mutware wanjye reba ibintu uri buteke nkavuga ni se ko ndi kumva nshaka ifiriti ubwo ninziteka konzi ko atazikunda biragenda gute akunda ibijumba gusa yabiriye ejo akunda iki buriya ninamuha iki ndamuha iki ibyo bintu ukumva biraguye ugakora matematike umwate kanga gukura neza noneho hari n'igihe usanga noneho atari imwe babiri gusa hari n'undi muntu wenda muri kumwe mu rugo ugasanga nawe ibyo bintu ntabwo muri bubihurire kandi iwacu uri kumva ahantu wiviriye mu rugo iwanyu ibihari nibyo mutogosa ugasuka ku isahane uza akaza utaza akimenya agasanga mwamutoboye iwacu usibye wagiye muri korali usibye wagiye ku rusengero uwo nguwo we n'uwo kubahwa byabaga bizwi ko umushyirira ku ruhande ariko umuntu utagiye muri korali ntushaka kuba wagiye birakureba kuko utari mu rugo ugasanga uzarya ejo kuko iwacu nyine ifunguro ridutunga Imana yaduhaga uwo munsi kandi ntitwaburaraga cyangwa ngo tubwirirwe ariko ryabaga rihari iry'uwo munsi ubwo wamisinga uwo munsi n'ejo karindira manu y'ejo najya kwivugisha ngo ndasanga nkoranije kurya ngo ndahita ntogosanga utuntu ngo tw'udukaroni turiye nta stock iba nta n'icyumba cya stock kiba ariko Imana ni nziza ni nziza ni ukuri Imana ni nziza niyo mpamvu hari igihe ndeba mbona ntazi ukuntu ibintu bimeze nkabona simbishoboye ni gute reka ndebe kubitindaho tuzabiganira ikindi gihe ariko mu by'ukuri izo challenge zigenda zibaho usibye utundi tuntu wagiye uhura natwo ni twinshi nk'igihe ubyuka gutara n'umuntu ukenda kwiruka cyane ninde duhuriye muri iyi nzu waramenyereye kuryama wenyine noneho uvuga ati yesu bibaho nyine nk'ibyo byose izo challenges nyine zibaho nyinshi tuvuye ku cyo guteka tugiye noneho ukuntu umwana Vanessa niviriye muri ghetto iyo nagiye mu kazi nzindutse mu gitondo ndasiga akariri kanjye karashashe neza urumva muri ghetto saro aba ari nacyo cyuma ugasanga utukombo twawe wadupanze neza utwenda twawe turashyize muri garderobe neza ibintu byose bimeze neza uko ugarutse nijoro ni kuri bubisange niba wakoropye ukabuze ngo nyine naho ngaho ikugere mu rugo ntabwo ari uko urazinga imyenda muri garderobe yihiriye noneho uzi gutekereza ubundi nyine wapanze umunsi wawe uvuga ati uyu munsi wenda ndajya muri korali mfata ku rusengero nibwo buzima bwacu nizo ngero nyine mfite nyinshi ukavuga uti ngiye ndajya muri korali uyu munsi utekereza akajipo uri bwambare n'agapira kadufata wasashe nyine ukarambura nyine ku buriri ugatera agapasi udukweto tukadanaga ukadushyira hariya niyo kaba gacitse ariko kakaba gasa neza akajipo niyo kaba karaca gapfa kubera k'umukobwa kaba gateye ipasi gateretse hariya niyo kaba ariko konyine uyu munsi arakambara ejo yakambara ukagira ngo ntabwo ariko kandi ariko rero utwo tuntu nyine ukadushyira ku murongo noneho ubizi nyine ko ari utwawe njye nubwo imyaka 5 ishize hafi 6 ariko mba mbyibuka nk'ibyabaye uwo munsi yego ntabwo bijya bisobanura urwo rugendo rushyashya njya mbyibuka nk'ibibaye uwo munsi ugasanga
niba ngiye gutekereza agakweto kanjye ngiye gutekereza n'ak'undi muntu kugatera cyakoze pasiyo yarangoye arambwira ati mwana w'Imana aho kugira ngo mbone uri kugwa amasereri reka kana nkagufasha Imana imumugisha cyane gutera ipasi biravuna Imana imumugisha ariko ubu kubera kugenda nisuganya ngarura akabaraga biri kugenda biza noneho namufasha so ugasanga nyine ni ibintu bigenda uhura nabyo buri munsi nyine mu rugo umuntu ariga nta experience ujyana kuba uri mushyashya nta uri bubaze mugiye ku bana bari mushyashya uba ugiye kwiga umunsi ku wundi ubwo abana b'Imana b'abakobwa se bari muri izo gahunda tubibiyeho turabibi bride shower yabaye byarangiye so tugana ku musozo ndashaka kubaza Vanessa kuri kariyeri ye. Vanessa ni umuntu ubuzima tubayeho muri iyi si budusaba gushakisha imibereho cyangwa se uko dushobora kubaho mu buzima bwa buri munsi ibidutunga uko tuzarera abo tubyara n'iki. Vanessa muri kariyeri ye ni muntu ki akora ibiki kubera yuko hari igihe wenda abana b'Imana bashobora kubibona bakavuga ati reka tugane kwa Vanessa tubahaye ikaze watubwira muri makeya kariyeri ya Vanessa akora iki. murakoze cyane. Kariyeri njyewe ibintu biragoye kumenya ibyo nkora kuko njye ahantu hose hari akazi ahantu hose hari akazi ndahakora uzansanga mu bintu byinshi bitandukanye ariko sofra iki professionally ndi fashion designer yego mfite brand yitwa Nessa Haute Couture turadoda imyenda y'abageni yego n'imyenda isanzwe ariko imyenda isanzwe ntago imyenda atari no myenda isanzwe nk'imyenda Dorcas yambara muri konseri yego agari no myenda isanzwe wenda yo kujyana gusenga cyangwa iki ni imyenda iri customized nyine igenewe ikintu runaka yego kikomeye ariko basically turi mu bageni amakanzu yabo y'ubukwe imikenyero y'ubukwe abageni nyine nibo nitaho cyane. Iyo abagabo irimo oya nkorera abamama sofa ubu ngubu aho ngeze ni abamama gusa ni abakobwa gusa yego so courage. Hanyuma akabazo gatoya inspiration yavuye ni ibintu wihuguye ni ibintu wize ni ya mpano Imana iba yarahaye umuntu yego nkuko nabivuze njyewe ntago ngira ikintu ngo mvuge ngo nkora ikintu kimwe n'ikimenyimenyi muri segonderi nize PCB nakuze nzi ko nzaba umudokiteri ukomeye abantu twiganye contabilité ndabasumuje nabuze amafaranga yo kubara nukuri yego nize PCB muri segonderi numva ko nyine nzaba umuganga nkora na stage nkora n'akazi ho umwaka ngira ngo ndi umuganga numva ko ari izo ntumbero zanjye ariko muri ya nebhanshe kwa kundi abantu baba bategereje utudiplome ngo bajye muri kaminuza nza kubona akazi kumwe ntago nkunda kwicara nkunda gukora cyane noneho kumwe umuntu aba ashakisha nyine avuga ati mbe mbona udufaranga nyine two kwiyitaho n'ibiki nza kubona akazi ko gukora marketing noneho umubosi wampaye ako kazi ewana akajya mbwira ati how comes ukora ibintu bya kariyeri medicale ibi bintu nibyo byawe akajya ahora bimbwira ego gucuruza ku marketing agera kujya kwamamaza no gucuruza kamete ibi bintu nibyo byawe pe ibintu bya kariyeri medicale ubugiye kugenda ujya Butare wiga imyaka wirirwa ubaga ukora mu bintu kugira gute ukora nkaba ntinya urushinge nubwo sinzi ukuntu byari kuzajya bigenda niyo nza kuba umuganga n'uyu munsi umugabo wanjye yajyanye kwa muganga akareba ku gipapuro akabona ko harimo akantu ko gufata amaraso atavuga ati oya abantu Imana yahaye ubwo bumenyi Imana ibaha umugisha n'ukuri cyane yego noneho nyine akambwira ati bino bintu biragora icyo ni icyambere ugiye kugenda ukubita imyaka 5 Butare wiga full day kuva mu gitondo kuza nijoro hano urazwa kubita uturaka twawe ukabona udufaranga ndavuga arambwira ati ibi wabiretse waje ukikurira amafaranga ibi ukabireka ndambwira none se nziga iki ati nyine genda muri kaminuza wige business
ibi bintu nibyo byawe njye ndakubwiza ukuri ndakuzi uri muri ibintu by'ubuganga ndanakuzi ko yari umuntu wari uri hafi yacu twari tubana nko muri famiye ukuntu niwe wari warampaye ako kazi akajya ahora anyakorajinga nyine kuvuga ati va muri biriya bintu ibintu byo kwirirwa wiga uri kuboroka amabiyoloji n'ibiki hano kandi iyo ukoze ndabizi neza ko ari byo ushoboye aza kubinkuramo gutyo ubwo ngubwo yane branche haza ya diplome ndakabitse ara mu kabati nta n'ikintu kamariye nahise niyigendera koko muri kaminuza nk'uko yabimbwiye naye nabitekerejeho mbona ukuntu ngiye kujya i Butare mbona ukuntu ngiye twana twiwacu none nari ngize Imana nsoje ngiye nzajya ntwitaho buri munsi ngiye kugenda i Butare mara imyaka 5 niga inze bajye bampemba 200 cyangwa 100 ayo ngayo ndi kuyabona ku mukiriya umwe ndahaga anjye koko udufaranga tumaze kurngenda mitambivamo mitanigendera muri kaminuza niga business management faculty ya marketing nuko kandi koko mbigiyemo mbona ni ibintu biri kugenda umwaka wa mbere ndawiga ndinda ndangiza kaminuza rwose uko byandushyaga muri secondaire ndi kwiga bya bintu usanga noneho wa mugari koko ibintu byawe bari ibintu byawe byaranyoroheraga nkabona ndi gukora amakati ntize urabona uri mu kazi muri weekend nibwo nigaga muri mu business isanzwe uri mu kazi urataha ugiye mu rugo ibintu byo kuboroka byo kwicara uriguragira gute ukati kuwa gatandatu nabaga nayigiye nijoro cyangwa zinduka ku ishuri akaba ari bwo niga rero nkabona ukuntu ndi gutsinda ndi kubigira gute ndavuga ase nigira muri marketing ndakoze company ya mbere yigiyemo ya kabiri ya gatatu ngiraho biranahagarara noneho ntangira kwikorera mfashe umwanzuro wo kwikorera ntekereza ikintu nakora ndavuga se ndakora iki ntago ubwenge wenda bwa company nago nari mbufite ngo mvuge ngo ndashinga company ngo ndagira gute numvaga wenda nzamfatanya n'umugabo wanjye tukari utuntu turakatwikorera ibintu biraho ariko nkabandi umuntu wikundira ibintu byo gusa neza ibintu byo kwambara neza n'ibiki abashuti banjye nyine n'abandi bantu bose banduka ko wazagikoze ibintu bya fashion designing aravuga ati se nzabishobora menyereye kwidesigningira ibyanjye nyine nkaba ari byo nambara ariko se ubunshura kureba umuntu nkamutekerereza nabi byakunda abantu bose nyine urumva ko akunda abantu nyine still nibo bagarukaga bambwira ati urabizi natwe imyenda yawe niyo tujyana ku batayeri abatayeri bandoderaga bose barambwiraga ati iyo nkudodeye umwenda mudodera abandi bantu nk'icumi aravuga ati rero iyi ni impano ufite rero ubwo navuga ko ibintu ndi gukora uyu munsi ni abantu babimbonyemo sinjye ngo mvuge ngo nakuze numva ko nzaba umu fashion designer numva ko abari imana n'ubundi usanzwe ufite ariko utabizi kuyifite yego ni za hidden bavuga hidden ideas cyangwa hidden talents ubu utabizi neza ko bifite ariko abantu babikubonamo bakubona ko ari ikintu wakorera abantu so nabihaye agaciro nyine ndavuga okay ubwo gukorera ababosi mbihagaritse reka nshake none ikintu nikorera ariko still nzabonamo umusaruro nibwo nicaye ndatekereza n'umugabo wanjye akajya bimbwira nyamukuru byatangira nk'ubukwe bwacu ngira ngo nibwo noneho nafashe umwanzuro kuko ndavuga ibintu bavuga birashoboka kuko ko nabishobora reka mbicayinge n'ubundi nta kibi mu kugerageza gerageza n'ibyanga bizange ariko wagerageje imyenda twakoresheje mu bukwe bwacu yose narayidesigninze ndayikora turayambara abantu barabyakira barabikunda cyane ndabisoza ndavuga okay reka ibintu nombikore biri professional nta hantu nabyize nta shuri nabigiyemo just nuko nicara nkavuga nti mvanze umweru n'umukara n'umutuku byavamo aka kantu kakaba keza ngira Imana abantu barabikunda ndakora amakanzu nkayakora abageni benshi bakayambara abakiriya banjye ndabashimiye yego bigenda gutya n'abandi baraje ni karibu cyane abageni abantu bafite ubukwe bangane tubambike neza so Imana rero ibishimirwe so Vanessa reka ngushimire wakoze cyane ku mwanya waduhaye twaganiriye ibintu bitari bikeya ariko nanone bitari byose bivuze iki tuzagaruka nta kibazo hano ni mu rugo cyane tuzagaruka bitewe n'icyo umwuka w'Imana azashima ko twongera kuvugaho tuzagaruka Imana rero guha umugisha ndabasaba kunkundira Vanessa mu byandike muri comment mubwira n'utundi tuntu twose twiza
tuvuze gute twiza tw'abana b'Imana mutumubwire azagaruke yishimye mukirebe mugisangize n'abandi mukore na subscribe ni ukuri tuzagaruke imibare uko yari imeze ukuntu nabibonye muri comment nizere ko nyine hari impact tugiye guhita tubona ko nyine hari ikintu cyajemo niba ndaza kureba ubu ndaje ndebe mu kanya nitugaruka nzahita nshekinga ndebe ahantu twabisize niba ariho tubisanze rero bivuze ngo murakazane neza kandi turagushimiye cyane batubwiye ibintu twakoresheje ibintu byinshi bisa naho bigoyemo mu by'ukuri hari ukuntu twigira kanyamakuru nakwigiyeho umwuga ariko dufite umunyamakuru mu muryango wacu mumukunde mumwiteho mumushyigikire umunyamakuru wacu umuhamagaro watse n'ukuri Imana iguha umugisha cyane wakoze kuduha uyu mwanya Imana iguha umugisha cyane 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 ndabugusabiye amen Imana yivange mu byawe amen uhirwe muri byose hamwe n'ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe murakoze cyane niba hari ikindi wenda ushobora kuba wifuza ko bavuga cyese rero ntacyo yego turabashimiye nyine natwe nanjye nasoza mbashimira ndabashimiye rwose umuntu ugeze hano bivuze ngo yahereye aho twatangiriye kandi ntabwo twafashe iminota mikeya ngiramo akantu k'umunwa so umuntu rero wihanganiye ibi biganiro byacu akabireba akaba ageze hano kuri uyu munota nyine ya nyuma turi gusezera turamushimiye kwafasha umwanya wawe ukatureba ukaba wanadukunze kwita dukunda ari kugarukira hagati kuba rero ugeze hano nuko wadukunze turabigushimiye Imana iguhereza umugisha ndashimira cyane Dorcas na Clever ko badutekerejeho bakadutumira yego n'abantu mwese mwabyanditse twarabibonye muri comments twarabisomye twari turi excited abantu bashaka ko tubabwira iki numvaga nta kintu mfite cyo kuvuga this is my very first time nicaye kuri kamera yego ibintu byose muzabonamo muzamenye ngo ndumururu ntabwo mbisobanukiwe rero ndabashimiye kubw'urukundo mwatugaragarije ko mwatwifuje twabitabye ubwo rero mukomeze mugaruke mumusabe n'ibindi bintu byinshi azajya agenda bazana n'abandi bantu benshi beza uko mwatwandikiye muri comment mubavuga Musinga na Vanessa mwandikemo n'abandi ni umusitarazanye n'abantu bakomeye mwandika abantu benshi bakomeye musabe azababazanira kandi bizagenda neza so ndabashimiye rero mwebwe mwadutumiye n'abandi mwese mwadusabye n'abaturebye mwese Imana ibahe umugisha murakoze cyane rero turabashimiye ibiganiro nakagaruka nk'uko bababwiye n'abandi benshi bazaza ubushaka umudutume Imana nibikunda tuzamubagezaho murakoze cyane Imana ibahe umugisha bless you